ibyo mubona pasiteri yasubiza. Okay. Hatagira nk'umuntu mbaza ngo ikibazo cy'umutekano ko sinagisubiza. Amen. Yes, ashe. Aho byagorana kuko ntazi ibibazo bari. Ibintu bijyanye n'ibyo nahamagariwe. Yego. Aho byagorana ko ntazi ibibazo bari bubaze uko bimeze, ariko twese turi abantu bakuru, namwe muragerageza. Sibyo? Ndabizeye ntimunkoze isoni. Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Audrey Rushema, naturutse Bidgosh. Ndashaka kubanza gushima gato kuba mbonye ino opportunité yo kubaza ikibazo apotre wacu. Mfite ibibazo ni bibiri gusa. Ikibazo cya mbere ni kuri leadership on women. Ni ikintu nkunda kubaza ariko na n'ubu ntarabasha gusobanukirwa, ariko nizeye ko uyu munsi ndi busobanukirwe. Ikibazo kuri leadership, usanga dufite, cyangwa reka nivugeho n'abandi nzi ko hari abafite ibibazo bigiye bisa, ugasanga hari inshingano nyinshi cyane, yaba amashuri yaba umuryango. Ndivugaho I'm the first born, ntabwo biba byoroshye. Ugasanga ufite ibintu byinshi uri gukora, yaba no mu murimo yaba muri famille, noneho ugasanga ukeneye nawe in the future your family, bikagutera somehow, si ukuvuga ubwoba, ariko kubera wamaze kugera mu nshingano nyinshi ukumva ntushaka kongeraho izindi right now, ahubwo ukumva you are like quitting zimwe na zimwe kugira ngo ubashe kujya mu zindi. So ni gute umuntu yabasha kumanaginga ministry, family, studies, everything, kandi hose uhahagaze neza? Biragoye, njye ntago ndi bubeshye, hari igihe bingora, ariko icyo nicyo cya mbere, like how can we dushize amanga, yaba mu muryango yaba muri ministry turimo, yaba mu mashuri, ibyo bintu byose ni gute umuntu yabasha kubihagararamo? Ikindi cya nyuma cyerekeye let's say the vision. Izina ryanjye ni Audrey. Vision ni ikibazo mfiteho nyangira cy'amatsiko, ni gute umuntu yabasha nko kumenya, let's say a dream, how can you sustain it ku buryo ubizi neza ko this thing is from God? Ni gute wabasha kubihagararamo? Donc byose birazana n'iyo leadership, n'izo nshingano zose, ni gute umuntu yabasha kubihagararamo akomeye? Merci. Umvaga twagenda dusubiza ikibazo cyangwa wabaze nka bitatu? Nibaza ko abari inyuma yacu twagize umugisha ko na nyakubahwa ambasaderi hano n'abandi baraza kugenda batwunganira aho tutujuje, ariko reka mvuge, avuze kuri leadership on women. Urumva na hano nanjye nisangamo, nubwo nawe urimo, ndi mugenzi wawe. Ikintu nabonye, iyo umuntu agitangira balance irakunanira pe. Ugitangira ntabyo uramenya, ubuzi ko wenda ibintu byose utabibayemo hari byahagarara, ariko n'ukuri naje kumenya ko isi ihora izunguruka, abantu barapfa, isi ngo la terre tourne. So ikintu umuntu yamenya ni uko hamwe n'ibintu byose akora, ariko siwe kampara. Umuntu ashobora kurwara, ibintu bigakomeza, umuntu ashobora gupfa, abantu bagakomeza. So ikintu dukeneye rero ni kuri balance, ariko iyi si yo izahora igira ibyo igusaba. Abantu bazakomeza kugushaka mu gitondo, bagushake saa 10 z'ijoro, bagushake saa 6 z'amanywa,
ariko it's up to you if you have to close your phone ukayifunga ukayifungira off cyangwa se ukayopeninga cyangwa se ugafasha. Ariko ikuntu nabonye ni balance, ni wowe, ni nka self discipline, kuko hari igihe usanga jewe nkanjye ntangira ubundi ndi n'umukansela, ni kwa nkora ibintu bya counseling hamwe no kuba pasteur. Narakanselingaga mana yanjye nkirirwa nicaye, kandi uko niriwe nicaye nkashiramo na kacyayi ka African tea, nkumva umuntu kuva mu gitondo, ejo nkongera nkumva, ejo nkongera nkumva, ejo nkongera nkumva, nkirirwa mu biro kuva mu gitondo. Noneho nanataha kubera nabaga naganiye n'abagore, nkanataha numva abagore bose abagabo ari abagome koko. Ndavuga nyine not kuko bose bambwiraga iby'abagabo, ariko ndavuga en general. Ukanataha nunavuga ariko ukumva uravuga utari kundabigira gute, bano bantu tubigenze gute, ukumva ari ikintu ushaka kubikoraho utazi nuko ugomba kubigenza. Ariko nyuma nza gufata ndavuga ariko harya umuntu akanseringa kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, kuki umuntu atakanseringa rimwe mu cyumweru kwa gatatu? Hanyuma icyo ni kimwe. Icya kabiri nza kwibwira Mignonne ukuri, ndabara ko Mignonne nk'uyu afite ikibazo, ariko afite nk'uburwayi bwo mu mutwe, sinzi ubumuga, kubana n'ubumuga gwenda tuvuge, ariko abana nabwo. Ibi ni ibyawe wamwohereje. Kera twari dufite docteur witwaga Nasoni, ntabwo akiriho n'abandi. Tabana ko uyu nguyu uhamagaye Dr. Nasoni ukamubwira ikibazo ni iki, ntabwo yamwakira. Nkasanga muri iyo minsi nari narakiriye aba Dr. Nasoni, narakiriye n'aba Mignonne, narakiriye n'abandi bose, nsanga ibintu byose. Ufite ikibazo cyane icyo cy'umunutritioniste, mwohereze ku nutritioniste. Ukeneye mu psychologue, hari n'abandi nagiye ukamworiyanta ukamubwira uti no, wowe ukeneye family therapy, ariko hari nk'umutherapiste ushobora kugufasha muri iki kintu. So orientation nayo ni kimwe muri wisdom Imana igomba kuguha ukabimenya. Hanyuma noneho uvuze ngo family, nka Deborah muri Bibiliya yari umucamanza, ari umuntu w'umuyobozi w'igihugu. Icya kabiri akaba n'umubyeyi, kuko ntabwo tubona abana be, ariko Bibiliya ivuga ko yari umubyeyi. Cya gatatu Bibiliya ikavuga ko yari ufite umugabo witwa Lapidoti. Ntabwo tuzi umugabo we ibyo yakoraga, ariko yari afite umugabo witwa Lapidoti. Ari umucamanza, ari umuhanuzikazi w'igihugu, ari umugore w'umuntu, ari na nyina w'abantu, ari 4 in 1. 4 in 1 rwose. Iyi new era tugomba kubibamwo. Hari n'ukuntu muba muri kuri online, uri kuri Zoom, upper room, uri no gutekera ukata ibitunguru, abari online, ibitunguru ukabikata, ibintu byose ukabihuza na sheri akagucaho akakubita bizu hano, ibintu mbega bigasa nkaho bikomeje. Ariko nubwo ubwo buzima buhari, iki gihe turimo tubaye realistic, si nk'icya kera. Abantu bajya bati bamama bakera batureze gutya na gutya, ariko babaga mu rugo. Ariko iki gihe izi minervale, aba bana bacu mufite abana 3 bagomba kwiga, ntabwo umugabo yabijera wenyine, birasaba ko mwese mubasha kubihuza. Igihe umwe afite iminsi mibi undi akamugoboka, mugomba gukora. Rero nibaza ko ibintu byose hamwe nuko bihari, nkeka yuko umuntu atangiye kwiga balance buhoro buhoro. Balance naba nkubeshe ngwiza gutyo, hari ubwo bidakunda, ariko bikagenda biza buhoro buhoro. Ariko nk'ubu ngubu sigaye mbona biza, ukaryama amasaha 5 ariko ukamenya ngo wafunze phone, ukabyuka umuntu akakubwira ati narakubuze, urumva, ariko ukavuga uti ese ibi ndabikeneye. Bibiliya ivuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose ntibidufitiye umumaro. Rero niba wabaga mu groupe de prière ane, shakisha groupe de prière imwe cyangwa ebyiri Imana ikuyobora uzabamo. Ariko nutangira groupe de prière yo kwa mbere y'ahandi hantu, ikakubwira ngo tugushinze ibi, n'ahandi ugasanga uba muri korali kimanuka na korali kizamuka, donc ugasanga ahantu hose uri kuhaba, kandi ukumva ko ugomba kubibamo byose. No, ugomba kureba uti muri ibi bintu bine, aha hantu hose mba nihe hamfitiye umumaro. Amen. Ego ndabizi izi ministeri uko ari 3 cyangwa se ama eglise, hari n'abantu baba mu eglise ane, ugasanga umuntu aba mu eglise ane, hari eglise yo mu kwezi kwa mbere na eglise yo mu kwezi kwa gatatu. Ariko umuntu yakagombye guhitamo nk'ahantu avuga ati ndafocusinga hano, yaba ari online yaba ari physical, ariko uti hari ahantu nihaye discipline yo kubasha kuba, kandi byose nzabibamo. Uzarebe niyo ugiye live YouTube ikwereka ibindi bintu, hari ukuntu buri kureba hejuru ukabona hari ibindi biriho biraza hasi. Ibyo byari byaratugoye ko biri kutuzamwo vuba, ariko ubu bisigaye byipresenta nkabyanga. So numva ari ibyo, ntabwo watekera abana buri munsi wenda, ariko ushobora nko gukora parking, nk'aba babinuka bipakinga neza ukabikora, Imana ikaguha imbaraga. Basi rimwe ukaba watekera agasupu umugabo once in a while, ariko abagabo nabo bakadutekera rimwe na rimwe. Imana ibahe umugisha.
turacyakira ibibazo muri audience, abandi bantu bafite ibibazo. Hari icya kabiri yabajije ngo Audrey, hari ikindi yabajije ngo ni gute wamenya a dream, wamenya inzozi n'ukuntu wazisustaininga. Inzozi urumva nituvuga inzozi hariho kurota, hari no kugira inzozi, ni ibintu bitandukanye. Ibyo ari kuvuga to have a dream, kugira igitekerezo, kugira inzozi z'ikintu n'ukuntu wagisustaininga. Uburyo cyaba sustained cyangwa se cyakomera no kubanza kureba izo nzozi ufite. Ibyo byose mu isi hari undi muntu wakoze ibintu nk'ibyo urota, arahari tu, arahari. Kuko naje kumenya ko nta kintu, Salomo yaravuze ngo nta kintu gisha ngo munsi y'ijuru. Ibintu byose turabona byigeze kubaho, hari abatubanjirije babikoze kandi babikora neza. Nkeka ko kugira ngo ubashe gusustaininga inzozi zawe no kuba mentored, ariko ukaba mentored n'umuntu nanone wagutse, umuntu udashobora kugira insecurity ku nzozi ufite, cyangwa se umuntu udashobora gufata inzozi zawe mu bw'uyu munsi ukabona tugiye kuzimplementa ahandi ejo. Abantu ushobora kubwira inzozi ejo ugasanga zishize mu bikorwa kandi zari inzozi zawe. Abantu tusigaye tubita ngo abantu bashishura, gusa umuntu yagushishuye kandi yitwa ko agufasha, ariko ukeneye kubisengera ukumva direction y'Imana, kandi nanone ukamenya ko inzozi nubwo zigira igihe. Yosefu yagize inzozi, ariko inzozi zituma bene wabo bakuru be bagenda bakamuta mu cyobo, bamutaye mu cyobo kubera inzozi. Ugomba kwemerana cost y'inzozi, kuko hari abantu bashaka inzozi ariko ntibemere ikiguzi cy'inzozi. Inzozi zatuma bene so rimwe na rimwe abagukundaga bakuvaho, abantu batangira kuvuga ati ariko yigize karosi, yigize umuntu ukomeye, kandi biriya sibyo, hazaba byinshi. Inzozi zamunyujije mu nzu y'imbohe kuko yagiye kwa Potifari arafungwa inzozi, hanyuma kugeza ubwo inzozi zamugejeje mu kuba umujyanama wa Farawo, akaba umuntu ushobora gutanga inama mu gihugu. Urumva ko kugira ngo ugere kuri urwo rwego hari process. Kugira ngo rero umuntu atazagwa mu cyobo, ugomba abantu bakubanjirije akabota inzozi zawe, ntujye kuzibwira umuntu wese, ejo batazaguta mu cyobo nka Yosefu, ejo utazajya mu nzu y'imbohe bakugambanira kubera inzozi zawe. So you need someone wabanje kugira ngo ashobore kugufasha kugendera muri izo nzozi zibe sustained. No gusoma ibitabo ariko bijyanye n'izo nzozi, no kwiga ukagira ka certificate kajyanye n'izo nzozi. Ndetse uzajya ufasha urubyiruko rugomba kuva mu bintu bya addictions n'ibindi bitandukanye. Niba ugomba gufasha urwo rubyiruko, ugomba kwiga nk'ibintu bijyanye n'ibyo bintu. Nk'ubu nkanjye ndi pasiteri, amen, so ngomba kumenya ibintu bya theology, nkabasha kumenya ibijyanye no gusana imitima y'abantu ejo kugira ngo ntazabayobya, ibintu bitandukanye. So ugomba kwiga ibintu bijyanye n'inzozi ufite. Murakoze. Nimugire ubwoba, turi mu rugo, muri kumwe n'ababyeyi banyu, nta kibazo. Ababyeyi banyu bari hano, abayobozi banyu, inshuti zanyu, nta kibazo. Murakoze. Nitwa Alison, ndashima Imana kubona ndonse iyo opportunité yo kukubaza ikibazo. Nashaka kubaza ikibazo cerekeye umuhamagaro. Ushobora guhura n'abantu benshi bakubwira Imana yaguhamagaye muri ibi, par exemple kuririmba, par exemple gusenga, harunga umuhamagaro wo gusenga, uwundi nawe akakubwira ati uzosengera abantu bagakira, ibintu nk'ibi byinshi. Ni gute ushobora gufata ibyo bintu byose ukabishira hamwe kugira umenye domain, purpose canke calling yawe, kugira ntibigutere confusion ku buryo nyene umenya kubisepara uvuga ati muri uyu mwanya nimba ndiko ndaririmba canke mu bindi. Ni gute ushobora kuronka kubimenya? Sinzi ko batahuye ikibazo, mwatahuye? Sinzi buri kintu cyose kugishira mu mwanya wacyo, cyangwa ku buryo utasanga wagiye kuririmba atari byo ugomba gukora. Nimba uri waguhamagaye kandi kuba pasteur, ugasanga ushize ingufu ahantu hamwe, hahandi handi ukahibagira. Hari ibintu abantu batajya bakunda kumenya. Abantu bazi ko kuba pasiteri nk'ubu ngubu, reka tuvuge wenda nk'umuyobozi wanyu, tuvuge no muri Rwanda RCF, tuvuge ni leader,
nubwo ataba pastor ko akora pastro. Reka tuvuge nka kuriya ariko n'abantu bazi ko pastorale tuvuga ari ukujya imbere ukavuga, ariko hari ibintu biri inyuma ya pulpit. Niyo mpamvu hari igihe umuntu bashaka kubwira ngo uzaba pasteur ugahita wicara ugahita ushakisha kakantu bambara ahanga, ugahita uvuga uti gose aka kantu ahubwo barambangamiye, n'ubundi Imana yavuze ko nzaba umushumba. Imana yavuze ko nzaba umushumba, none bariho baransikamira, urumva. Ariko reka mbabwize ukuri, kuba umushumba ni iki? Ni ukuba un serviteur des autres, kuba au service des autres. Ni kuvuga ngo uyu munsi nibona ko munyita ngo apotre mignonne, ariko mubaza abantu tubana hariya, ndacyakora wa murimo nakoraga kera. Umuntu araza ukamukorogera ka cyayi ukabasha kumwumva, uramwumva se utamuhaye ka cyayi ngo umwiteho, sibyo? Ashobora kugira n'impamvu ukamuzana amazi ukamuserva ukabasha kubikora. Amen. Tugiye nko mu masengesho, giye ntabwo ndi umuririmbyi wa buri munsi, ariko hari amasengesho yo mu mibyizi hagati bitazasaba ko abaririmbyi baza, ariko turi nk'abamama bane n'abandi tukaba twagiraga chorus tukakaririmba, kandi Imana igahabwa icyubahiro. Ariko kuba najya mu gakorasi ntibingira umuririmbyi. Ibyo ni ibintu bigufasha ariko ntabwo biri primary. Ariko kugira ngo noneho umenye cya kintu cyawe, ni cya kindi ushobora gukora no mu gihe mu buzima bwawe bwose utazagihemberwa. Sinzi na wenda utazakigiramo izindi nyungu. Sibyo, nkanjye ndi pasteur, ariko ubu naba pasteri, nkaba pasteri amatura hari esashwe cyane adahari, ariko nkumva ndashaka kuba pastor. Just pastoral ntabwo ari ukujya imbere, ntabwo not kuba a preacher but to be a listener. Ukumva urashaka kumva umuntu, ukumva ubabajwe n'ubuzima bw'umuntu, ugasanga kiraganje. Ariko suko nanone abantu bose ari aba visionnaire bene data. Ushobora gusohoza umugambi w'Imana mu buzima bwawe nk'umu intercessor under another ministry, sibyo? Sinzi niba biri kumvikana. Ya under another ministry ushobora kuba ufite a dream, ariko ntabwo Imana wenda yaraguhamagariye first anointing. Abyo twita first anointing na second anointing. Bari abantu ba kabiri kenshi isi kunda kubasuzestima, ariko barakomeye cyane. Buriya nta Mose wahagarara hatari Yosuwa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo hashobora guhagarara Eliya hatari Elisa. Abo bantu bose rero bari aho hepfo bashobora kugufasha. Kenshi usanga bakora imirimo iri multipurpose. Murabyumva? Ashobora kuza agapanga intebe akanaririmba kandi akanayobora gahunda. Hari ibintu bitari primary, ariko kugira ngo umenye wa muhamagaro wihariye, urabanza ugakora ibyo ukora buri munsi, hanyuma wa muhamagaro ukagenda ukura. Sinzi niba uzagenda ubona ukura, urugendo udomina, ugasanga nk'ubu ngubu ufite nk'umutwaro wo kujya gusura abantu bari mu nzu y'imbohe, uri umu evangeliste wenda urashaka kujya kubwiza abantu bari mu nzu y'imbohe, ukumva urashaka kuvuga. Niyo ugeze ahantu, hari umucuti wanjye ajya ambwira ati umunwa uri kundya. Hari umucuti wanjye tuya twicara ariko ungenje ute kweri. Niyo tujyanye hano ndamubwira nti baguhe wivugire, kuko nkiyicarira ariko nashaka kuvuga cyane, kubera ko ni ukumugida gusa, ariko afitemo impano yo kuvuga ubutumwa. Rero hari n'abandi baba bacecetse, nkanjye kera sinavugaga. Buriya abantu banzi mvugira hano, ariko abantu b'inshuti zanjye tubana mu bikari barabizi ko ntavuga cyane, sibyo? Karinda avuga buryo turi mu bikari. Iyo turi mu bikari buriya ndaceceka nkumirwa, ariko iyo ngeze aha sinzi ibintu Yesu ankora, natangiye kuvuga, ariko hirya ntabwo rwose, it was not my passion, ariko with time nza kubona ko ariyo calling, kandi n'abantu barayihamiriza buhoro buhoro avec le temps. Uretse wenda tuvuge no mu buzima busanzwe, nta wundi muntu yagira icyo abaza. Tujye kwicara mwisanzure mubaze, cyangwa mwumvishe ko aposa azagaruka none mu bibiki ikindi gihe. Hari ikibazo kimwe numva nakiriye online. Link iri muri group. Ku batayibonye mwabazanya muri bagenzi banyu, ndabizi neza ko hari ababa muri group bayibonye iyo link yo gusubirizaho ibibazo. Wa mbere yabajije ngo ese wakora iki mu gihe usenga ukumva ubonye amahoro ariko uri empty? Mu by'ukuri hari abantu navuga ngo basenga by'umuhango. Hari abantu tuzi kuko tugiye kuryama tugomba gusenga, uko tubyutse tugomba gusenga. So hari abantu babikora uko ndi kucyumva nk'umuhango, ugasanga nta musaruro, nta yindi package bimusigiye mu buzima bwe. Ese nk'uwo muntu
mwamugiriye ihe nama? Inama namugira, hari ukuntu tuza mu rusengero noneho ugasanga usanze congregation ikwigisha gufekinga, noneho nawe ukazakura uri kubifekinga bikazaba fake. Urumva umuntu akakubwira ngo haleluya, ngo mwuka wera ari hano, nawe ukigirisha nkaho ahari kandi ntawe wumvise. Sinzi ko nabyo ibyo bintu bene data. Sinzi kera badusengera akagusengera ngo badushireho ibiganza ngo mwuka wera amanuke. Noneho ndabyibuka mu rusengero twaragiye imbere, nanjye nari ndimo. Mbona abantu bose barakonje bagize gutya. Ndavuga ni Imana yanjye bino bintu ko mbona abandi bose bujujwe. Aso nige munyamubiri uraha cyenyine. Noneho badushiraho ibiganza, noneho wa mupasiteri akajya avuga ngo uzuzwa. Nkabona ntibiri gukunda. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndibuka igihe kimwe turi kujya mu masengesho bagasamdi, kera turi giye gusenga mu rwego rw'icuma, kera habagaho insengero zagiragaho ibyumba by'amahombi, cyumba ya mahombi cyangwa se ibyumba by'amasengesho. Turi kujya ahantu ndabyibuka, nukuri bene data numva nkumbuye Eliya na Mose, numva biruzuye, numva ibyo bintu biraje kandi tutaraturanye, ntabwo twabanye, murabizi bari muri Bibiliya. Hanyuma noneho ngize gutya nicaye, numva muri gihe ndujujwe, nuzura umwuka wera bene data. Kuva icyo gihe nanyuzwe na burya wa mwuka nakiriye, wenda ushobora kunsengera Imana igakomeza ikanzamuramo ubwo bwiza, ariko kuva icyo gihe ntabwo byari fake. Ni ibintu nahamya, ni ibintu navuga, ni ibintu bishobora kumara imyaka 40 n'uyu munsi tukibasha kubivuga. Haleluya. Ya rero nibaza ko ikintu gishobora gutuma ibyo bintu bihaguma, ayo mahoro haguma, abantu benshi bameze nk'inzi kubuye, araza akakira agakiza, noneho yamara kwakira agakiza ni nk'inzi kubuye, niko Bibiliya ivuga, ariko yanzi kubuye ntibayekipe, ntayekipe, akayikubura ikaba very clean, akaba umukristo uri clean ujya mu ijuru. Ariko noneho yanzu ntayekipe, iri yanzu agomba kuyekipa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo ritagwiriye biroroha cyane kubura amahoro, uhora usanga umuntu bimeze nkaho biri on and off. Ikindi ijambo ry'Imana ntabwo riza kuri buri somo ukabona, nk'ubu kera najyaga nsoma ahantu bime byo gutatona ngira umukristo mutoya, rimwe ngo muri Ezekiel ahantu havuga ngo muzabona ishano, mitanda bikinga abani mu izina rya Yesu singiye kuzabona ishano. Ariko with time, buhoro buhoro, bira bintu bya morning devotion cyangwa se ugashakisha na Bible igufasha gusobanukirwa buhoro buhoro, noneho no gusoma Bibiliya mu gihe cy'umwaka, ukavuga uti hari gahunda baguha mu mwaka, ukajya ugira ugasoma buhoro buhoro, ugakurikira buhoro buhoro, utangira kumva ijambo ry'Imana riryosha. Ariko ijambo ntabwo rizakuryohera udafite umwuka wera. Rero niba uri umukristo, Imana iguha umwuka wera ubukurimo ariko utarawuzuzwa, kugira ngo ya mahoro akomeze kuba muri wowe agwiriye. Ndumva ari ibyo. Ikindi, ubuzima bw'ibyaha butwara amahoro. Ibyaha nibaza ko wenda n'abantu badasenga bajya bavuga ngo bari in conscience, ugasanga iyo umuntu atari mu buzima bukiranutse nta mahoro agira. Rero ugomba kuba muri wowe nanone buri munsi uvuga uti kino kintu sindakinesha ariko nzakinesha. Ntutinye no kubwira pastor wa muguti, ntugire pastor rwose mfata urumogi ndasinda ngira gute, nashaka ku judging, ariko this is who you are. Ariko ntibizakuza kuza mu nzu y'Imana buhoro buhoro na cya kintu cyakunaniye. Ntuzigere ureka kugwa ujya imbere, uzagwe ujya imbere, ariko ntuzigere usubira inyuma. Ntuzagwe ujya inyuma, uzajya ugwa ujya imbere buri munsi, ariko ntubi faking. Salvation iyo wifakinze birangira biri fake. Yego, umuntu wa kabiri yabajije ngo ngewe ikibazo mfite, nkatwe tuba hano mu mahanga twasize imiryango minini mu Rwanda, haba hari uko badutekereza bakibwira ko dufite ubushobozi buhambaye, so akenshi bakibwira ko ibibazo byose ari twe biyambaza kandi natwe tuba dukomerewe. Hanyuma rero iyo umuntu utamufashije nk'uko yabitekerezaga agakupa kukuvugisha cyangwa natwe, bigatuma gushyikirana kuganira twagiranaga nabo bigabanuka, bigatuma twigunga. Nkanjye iyo mbonye binaniye kubafasha bimbera umutwaro ukomeye. None ikibazo mfite ni gute twakwitwara mu mibanire n'abavandimwe twasize mu Rwanda nk'abakristo kandi tutabangamiwe?
ndahera ku kintu numva nabanza nkaganira n'ababyeyi, sinanavuga ngo ndabahugura no kujya inama ababyeyi bagenzi banjye, kuko nanjye nibaza ko abana benshi bari hano abenshi harimo abangana n'abanjye, kubera ko nanjye mfite abana bari muri 20 something, bucura bwanjye afite 22, kuvuga ngo abana bari muri 27 26 25, icyo cyiciro ndumva ncyumva, sibyo nk'umubyeyi. Ikintu numva nabwira ababyeyi inshuti z'Imana nuko ahantu abana banyu bagiye ni mwisi, bya bindi murwana nabyo buri munsi nibyo bakirwana nabyo. Ikintu numva nabwira n'umubyeyi wari wese unyumva, twese twaciye mu bukene n'ababyeyi bacu, ariko nta munsi nigeze mbona ababyeyi be expectinga icyo tuzazana. Ni ukuri mu bupfura atari kubera mu mafaranga n'iki, babaga bazi ko nugira amahirwe ukazaba muzima ukibeshaho bizakugira, ariko nta mubyeyi wavugaga ngo hari aho umwana azazana. Iki kintu cyo kuvuga ngo azazana nicyo kintu gishobora no gutuma umushingira hatariho, ukamushingira umuntu umurusha imyaka 40, ariko kugira ngo hagire ikizaza. Icyo kintu ni kibi cyane numva nabwira ababyeyi bagenzi banjye. Icyambere nuko ashaka ko atari n'ababyeyi ari n'abavandimwe, abantu bavuga ati yagiye Burayi, kera bajya bavuga ngo yagiye Burayi di, abantu bakaguhamagara ngo uzanyoreze ishakoshi, ngo nabonye isakoshi hano, ngo iriya ngo yitwa ni MK, ati narayibonye rwose, ati nzataha ubukwe ndwanaho, sibyo? Noneho ugasanga ibyo bintu nabyo ntabwo ari byo. Nukuri uwo mwana icyambere mu by'ukuri uribuka ko ari nawe wamuhaye itike ajya kuza, warayikopesheje araza, none se wibaza ko yagiye hehe? Ejo uzasange noneho bameze nk'abantu bajya mu mavitrine hariya, aza kubeshe ngo avuye kwiga bitakunze. Numva icyo nabwira urubyiruko, ntube people pleaser. Ndumva natangiye mvuga ngo stick to your values. Bibiliya iravuga, kanjye mu ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo reka let your communication be yes or no, ikiri beyond that is from the devil. Ni kuvuga ngo ni ikintu kigora twitoza, kuko nibaza ko ngiye mbumva aba bana, kuko biragora kuvuga oya, ariko ni n'imyaka umuntu aba ashaka kugira ngo yerekane ko ashoboye, kuko bari ku buildinga confidence. Ariko reka nkubwize ukuri, niba shaka bakwanjye ariko Imana ikwikundire, ariko ugerageze ukora ibintu bike ushoboye, kandi ntukore ibiri beyond, ntushake kwereka abantu yuko hari ibyo ushoboye. Ejo utazisanga uyu munsi hari abantu bari muri gereza kuko bisanze bashaka kunezeza abantu. Hari abantu bisanze bibye kubera ko yashatse kunezeza abantu. Ntuzigere ukora icyaha gishobora gutuma usatisfeza abantu. Uzakora ibyo ushoboye muri capacity zawe, kandi ushobora no kugera hano ukiga ukabona n'akazi, nukabona nanone ntuzareke kubafasha, ariko nanone balance everything. Kindi nanagarukaho ni ikintu cyo kohereza abana ntumenye aho agiye. Umwana ukamuha itike, ukamuha n'icyo warangiza ukamwohereza minervari ntongere ngo irwarize, yaje afite iriya sinzi kuntu hano babyita, ariko ari enrolled, iriya ntuza enrollment wayibonye ko afite amafaranga azishura, hari living cost, hariho ayo bazishura ku ishuri byose. Uramwohereje ati ndashaka kujya hariya, ageze hano ntabwo uri kumufasha, sibyo? Ngo genda wirwarize ureba aho ujya, kandi uriya mwana iyo umwirekera akajya kwiga ku Nyundo ntacyo byari kuba bitwaye. So noneho yisanze ari hano, sibyo? Nibaza ko nukuri mukore ibintu byose, akazi kose wakora utiba uzagakore. Nubona umuryango wajya kurera abana ukabona udufaranga duke, uzabikore. Ibintu byose ushobora gukora ariko ufite amahoro mu mutima, uzabikore bidafite ikirego, ariko ntukore ibishobora kuba byakugusha mu cyaha. Aho ngaho reka ko ambasaderi buze kutwongerera. Okay. Ibibazo ndabona byabaye byinshi mubibarije rimwe kabisa, ariko nibaza ko baduha igihe, abayobora gahunda baduha igihe tutarenza kugira ngo tutatandukira. Turagerageza ibirasigara twazavugana na Apostle amaze kuruhuka, abonye akanya akabisubiza tukabasharinga ibisubizo. Yego. Ariko turanyura mu bike tubisubirize hano. Hari umuntu wabajije ngo Esther yabaye uwari cyangwa se uwo yabaye we kubera opportunité, none se ni gute dutandukanya kuba umuntu ashobora kugira icyo akora kubera ko yabonye opportunité no kuba atayibonye? Ubwo ngira ngo Esther yakoze ibyo yakoze kuko yabaye umwamikazi. Ngewe ni ntaba umwamikazi
nzakora ibyo ngomba gukora gute cyangwa se nza creating izo opportunity. Uyu muntu nibaza ko yasomye ubuzima bwa Esther ahereye ubwami. Ntabwo yabusomye ahereye akiba mu nzu y'umuzamu kwa Mordecai. Buriya opportunity ntiyahereye ubwami. Yabaye mu nzu y'umuzamu. Burya Mordecai yari umuzamu, yari umukekese umuzamu nyine urinda, kari akazi keza bien sûr ko nta kazi kari kamubeshejeho, ariko aba muri iyo famille. Abaye muri iyo famille bakora gutora 127 pays province. Muri 127 province nta ruswa yabayemo. Ndashaka mu byumve neza, nta ruswa yabayemo. Bazanye abakobwa bavuye ahantu hose. Mwibuke ko we nta na deodorant yari afite. Nta na kamak, nta kintu na kimwe yari afite cyo gushira no kwisura, ariko yari yisize amasengesho. Yakoze competition ariko ijyanye no gusenga. Muzabisome neza no muri cya cyumba babateguriragamo. Hariho 12 mois za préparation. Barabanje barabakarabya nawe tekereza. Noneho babasukwa n'uduparfum n'utuntu twose, ariko bari kubategura ngo Mordecai yazengurukaga iruhande rwa yanzu. Akayizenguruka ari kusenga ari mu masengesho. Niyo mpamvu burya yavuye mu bandi. Hari igikundiro kiri hejuru ya parfum gituruka ku Mana. Yes, hariho ibintu Imana yagukura nubwo abantu baguhisha, ariko Imana yaravuze ngo uzaba umuyobozi, uzakomera. Nubwo byamera gute, destiny ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari opportunity, ahubwo ni amahirwe y'Imana. Murakoze cyane. Tugiye kwakira ikibazo kimwe kugira ngo dusoze bitewe nuko n'abandi bantu dufite izindi gahunda zitandukanye, ibindi ubwo tuzabigenza gutyo nababwiye, kandi murabizi ko ntajya mbatenguha. Amashi tumuha amashi. Ikibazo kimwe tugiye gusubiza ari nacyo cya nyuma, kiragira kiti Apostle mbwira gusengera online no ugakurikira church online hariho difference no gusengera muri church physically. Ese nukuvuga umbwire ubudasabwo kuba umuntu yasengera online no kujya kuri church, kuko hari abasengera online wenda bakumva baba bafirinze guilty, ntago nagiye ku rusengero. Yego, nibaza ko turacyafite conflict ya era cyane kuko biracyagoye kwanza n'amasengero ya kera akubwira ko nyine ibintu bigomba kumera gutyo, ariko buriya church nayo ni church, bazita connect churches. Ariko biratangaje nanone uri hafi y'urusengero rwawe, njya mbivuga ku Kimihurura, ukaba wicaye hariya mu Myembe, turi hariya ku Kimihurura ukigira church uri aho hafi. Yes, ashimwe cyane. Ariko ushobora kugira urusengero rwawe muri Korea, ushobora kugira urusengero rwawe muri Korea uri mu Rwanda. Ukaba umukristo ukurikira, ukaba umukristo utayifinga, ukagura screen nini ukayishira muri salo, ukabihimbaza, ukanezerwa kandi bikabamo. Ariko nanone Bibiliya iravuga uko na ya misi yegera, sibyo? Imisi murushaho no guterana. Amen. Ni kuvuga ngo ni ibintu bidashobora kuba ari nk'abantu baba bari kure bakora nko muri za UN nka CCMN. Niba ataje mu gihugu yaza physical akabasha kumenya hantu, ariko not every Sunday. So ntabwo umuntu agomba kwicira urubanza kuko ari muri church. Ntabwo agomba kwicira urubanza ko ari muri church, kuko ndibuka nka Pastor Yongicho, niwe muntu wagize urusengero runini ku isi, ariko bakoze mu maserire. Nivuga ngo aho yari ayoboye ni miliyoni zirenze. So byari bigoye ko abantu bahicara bakahakwira. So biba ngombwa yuko abwiriza ku rusengero abantu bicaye wabo mu rugo. Bicaye wabo mu rugo batangira kujya bahura bagahura nka 10 na bangahe small groups. Ni kuvuga ngo hamwe nuko umuntu ashobora kuba ari kuri connect church, ariko bagize umugisha kurushaho hakaba nk'abandi bantu bari aho hafi bashobora kuba muri iyo church bakegerana bagakurikira hamwe na bya bindi bakabyuza bakabafasha, bishobora kuba better. Rero abantu barakuze kuko time mwabonye covid ukuntu byagenze, abantu ntibakijijwe muri covid cyane. Hari ibihe bishobora kutazanakunda ko abantu turacyafite ayo mahirwe yo kugira tugira ahantu tujya guhurira. Niyo mpamvu tugomba kwibyaza umusaruro. Guterana ni umuco w'abera, guterana kwera ni ikintu gikenewe cyane. Amen. Ariko nanone na church ntabwo ari ikintu tugomba gutesha agaciro. Umwuka wera abantu bawuzura online. Yes, abantu bakira indwara, kuko ntabwo ari wa muntu uba uri gukozeho utumye ukira indwara, ahubwo ni rya jambo atanze aho waba uri hose ukaryizera ribasha kugukiza. Numva nabibwira wenda n'abapasiteri bagenzi banjye, hari n'abantu bakora
usanga nk'ubu ngubu umubwira ngo ntabwo nkikubona ku rusengero waraguye, ayoboye banke avamo 2 z'ijoro, sibyo? Ntari bwica akazi arimo, ariko nataha aho mugeze araza kwikonekta, kandi niyikonekta arabifata byose. So ntari bwica akazi hanyuma ngo aze kuba umudiyakoni ku rusengero azahirirwe, ariko aho yaba ari hose ashobora gukonekta bigakunda. Ariko abishoboye araho hafi, uriya ni umuco mubi wo kudaterana. Yesu ashimwe cyane. Mureke muterane, kandi ikindi niba mwegeranye, usibyo nk'umuyobozi wanyu muri group hano akabashaka, uwibere mu buriri uri gufata kacyayi ati rwose tuzaba tubana, oya ngwino ubane n'abandi, burya ntibazakubeshe kwegerana n'undi muntu nk'uko twahuye, mwumva bitaryoshe. Nabyo birafasha. Murakoze cyane, dusoreje aha, ibindi tuzabigenza gutyo, ariko nejo birakomeje, turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Abatazaza ntimuzavuge ngo sinababuriye. Protokole badufashe dukureho ibintu kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Turakomeje ejo, Imana ibahe umugisha. Tuzaba turi hano kandi murabizi ko tuzakomeza hano. Imana ibahe umugisha. Turakomeje, ndagira ngo nsabe umuyobozi wacu wa RCA yegera imbere atwakirira ambasaderi, umubyeyi wacu dukunda cyane, nawe agira icyo atubwira kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Ndagira ngo munyemerere twongere duha amashyi menshi cyane. Ikiganiro cyiza duhaye, abahaye mwebwe, ariko musabe kugira ngo utaha noneho zahamagara abasaza banyu bose nabo baze atubwire ukuntu natwe twabafasha kuba ba Esther beza, ndetse natwe tube basaza banyu beza. Caleb, nacitswe Caleb, voilà. So ndagira ngo munyemerere muri uyu mwanya twakire nyakubahwa ambasada kugira ngo atugezeho nawe ubutumwa yaduteguriye. Murakoze cyane. Nyakubahwa Apotre Mignonne, n'intumwa nziza nyinshi mwazanye, ari abashyitsi ari abasangwa ba Esther mwese, mu izina rya ba Caleb benshi bare hari ba Caleb bahagarariye abandi bari aha muri iyi sare, ariko hari n'abandi benshi bakikije iyi nzu n'abari ahandi hirya. Bambwire ngo mbashimire cyane, mbashimire cyane kubera uyu mwanya mwafashe, ariko nuko mwaje aha twicaye mukahahindura u Rwanda, mukahahindura u Rwanda. Nahoze numva ukuntu mwabivugaga neza, inyigisho nazifashe, hari ibyo nafashe nanjye navanyemo. Naje gusanga uri Esther, ni mutima w'urugo tu,
nasanze ari mutima w'urugo buriya ahubwo hari akazina bavuga sinzi niba mukazi ngo mutima w'urugo aho impamvu mvuze ngo Esther ni mutima w'urugo rero harimo amagambo abiri akomeye ngo ndi nyampinga. Nyampinga buriya mu kinyarwanda impinga ni imisozi, ubwo washaka kuyita neza mu bigezweho by'ubu bavuga ngo ni ibyiza by'u Rwanda, tuvuga ngo ni u Rwanda rw'imisozi, igihugu cy'imisozi igihumbi. Ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, kandi apotre yabivuze ati iyo uvuze u Rwanda ati nta kindi kirimo uretse ibyiza gusa. Iyo wongeho Christian, buriya kera abanyarwanda bataramenya Christian, buriya nyampinga byari birimo, ko nyampinga niwe wahuzaga imiryango, nyampinga yari mutima ukeye. Nta kuntu rero mutima ukeye na mutima w'urugo batanabera Imana. Ibyo nagira ngo mbishimire cyane, ariko ntaragera kure apotre, nagira ngo mbanze ntange ubuhamya, ntaza no iby'abasaza biragakambakamba, ntaza no kubyibagirwa ntaza no kuva aha nabyibagiwe. Nagira ngo mbihamye apotre Mignonne koko nibyo afite urusengero rusobanutse, kandi nimvuga ngo rusobanutse ntimugire ngo narebye gusa amadirishya n'amatafari, oya, rurasobanutse imbere n'inyuma, kubera ko ari gahunda, nimushaka reka muhere naha, ari gahunda y'itorero rye. Izo ngingo zombi yababwiye hano ko akomeyeho uzisangamo, usangamo Imana, ugasangamo u Rwanda. Ari n'abamunyuze mu biganza, ngira ngo nk'uko igihugu kivuga ngo ubutore, ubwo butore bwe bw'itorero rye ngira ngo turabubona. Ibyo rero rwose mumfashe tubimushimire.